Ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wanyu wa Empire TV. Njyewe bagezaho amakuru banyita Niyibizi Eric aka Izalo 250. Ubu tugiye kuganira ku mu manager wa mbere mu Rwanda wamanaginze abahanzi benshi mu iki gihugu cy'u Rwanda kandi bafite amazina yakomeye. Twahera nko kuri Tom Close, umuntu yaramumanaginze. Itsinda ryo bita Charly na Nina nabo yarabamanaginze, nubwo baje gutandukana ariko nabo yarabamanaginze. Bamwita Muyoboke. Ese Muyoboke ni muntu ki? Muyoboke nk'ubwo muri kugenda mubibona ni umugabo nyine, ni umugabo afite abana. Iyo umuntu tuvuze ngo afite abana bwo nyine ni abana barenze umwe. Abo muri kubona muri mwayo mashusho. Alex Muyoboke rero ni umumanager mwiza nyine, mbese ni umuntu utegura ibitaramo, ni manager. Mbese muri showbiz nyarwanda amazemo igihe. Yabitangiye ari muri kaminuza bigenda biraguka nyine, kuko afite urukundo nyine rw'umuziki muri we, kuko yatangiye aje kurangura ama disque za Uganda, akazaja agenda akopera ukuntu babikora nyine, birangira nawe abizanye mu Rwanda. Ariko igitaramo cya mbere yateguye cyaramuhombeye, ariko nyine kubera urukundo ntiyacika intege, arakomeza. Rero Alex Muyoboke nyine ni umugabo ufatiye runini umuziki nyarwanda. Abantu nkatwe tumutereye isari nyine, kuko yatumye tubona brand nyinshi. Na The Ben nawe niwe yatumye, niyo amubwiye ko azi kuririmba bituma aza, kandi The Ben nawe hari itafari yashize ku muziki nyarwanda. Utabivuga ntabwo yaba afite amaso, nta nubwo yaba yumva nyine, kuko n'umugabo nyine ni umuntu udufatiye runini umuziki nyarwanda nyine. Atigita ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye. N'umushoramari nyine mu bahanzi. Iyo ufite ikintu kizima nyine cunguka. Akorana n'abantu bafite brand nyine zo gucuruza, ntakorana n'abantu badafite brand. Ciao ciao, turabazwa.